Amahoro bakundwa muri Kristo Yesu, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tubazana inyigisho igira iti ijuru ukorera uzaribamo wenyine. Ese ijuru uharanira ukorera uzaribamo wenyine? Dusome Imigani 22 umurongo wa 6. Haravuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye kugira neza kwawe kwiza, ngushimiye uyu mwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Habwa icyubahiro kandi ushimwe. Nsengera imitima yose ndetse n'amatwi bagiye kumva iri jambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo Mwami Yesu nanjye umfashe ungirire neza, byose ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ijuru ukorera uzaribamo wenyine. Ese ijuru ukorera uharanira uzaribamo wenyine? Ni ikibazo. Ubusanzwe iyo umuryango wungutse umwana cyangwa se wungutse abana, ni umwe mu migisha Imana ibiguhaye. Ubusanzwe iyo umuryango wungutse umwe mu migisha y'Imana, ubona abana. Bavuga ko umuryango wungutse amaboko cyangwa se ko ibintu bigiye kuba byiza kurushaho. Ariko igitangaje ni ukubona abana wabyaye bakunaniye kubarera ndetse batemera guca mu nzira uri kunyuramo. Aha ndavuga ku bakristo. Wabyaye abana, wowe uri umukristo, umuryango ukijijwe, ubyaye abana bo ubyaye barakunaniye kubarera ndetse ntabwo bemera kunyura mu nzira uri kunyuramo. Reka tubahe urugero. Umwana wese iyo ari mu nda aba afite imibereho ye idasanzwe, ku buryo iyo ageze hanze atangiye konka, amashereka ye aca mu mara cyangwa se intungamubiri zinyura mu mara mu gihe arimo kurya, amara ye agenda yizingura. Iyo rero yizingura, umwana mu nda haramurya kuko nyine amara ubusanzwe amara ye aba yizinze. Iyo yizinguye umwana amara akamurya, hariho ababyeyi benshi bahita bajya gushaka impamvu umwana wabo mu nda hari kumurya ni iyihe. Bakagisha inama mbi, bamwe bakababwira ngo umwana ni umuha inzoga cyangwa se ukamusunya ku nzoga ngo aratakira yamara. Ugasanga ibi bintu bikozwe n'abantu bitwa ko ari abakristu basenga. Ngo muri kuvura umwana wanyu ngo arwaye mu nda. Kubera iki mutanga ibyo mutemera cyangwa ibyo mutarya? Mwibaze, kubera iki mujya guha umwana wanyu ibintu mutemera, mutananywa, mutanarya, ahubwo mukabishyira ku mwana wanyu? Ni ukubera iki? Reka turebe uko umwana atozwa. Hano ku isi hari idini rimwe rizi gutoza cyane abana babo. Iyo babyaye umwana baramutoza inzira yawo yo gusenga, akayigenderamo ndetse akemera no kuyirwanira, akanayiharanira. Mu yandi magambo, aba bantu bazi gutoza. Abakristo bo biterwa n'iki? Kugira ngo abana banyu bananirwe guca mu nzira ababyeyi babo barimo kunyuramo. Umuryango urakishijwe, ni umuryango usenga, ariko abana banyu ntibemere imisengere yanyu ndetse ntibemere no guca no mu nzira muri kunyuramo ngo bayikurikize. Ni ukubera iki? Umuryango urasenga, umuryango urakishijwe, mubyaye abana, ariko abana iyo musenga ntibabyemera. Cya kabiri, nta nubwo bemera guca mu nzira mwanyuzemo cyangwa muri gucamo. Ni ukubera iki? Dore impamvu.
ababyeyi mwakoze amakosa akomeye, nizo ngaruka murwana nazo, kandi kubera yuko mwatoje abana banyu bihabanye n'umuco wanyu ndetse n'agakiza mwakiriye, nizo ngaruka muri kunyuramo. Niba warahamagawe utaboha imisatsi wawe kubw'umuco cyangwa se umuhamagaro wahamagawe n'Imana, kubera iki uboha uwo mwana wawe? Imana iraguhamagaye ikubujije kuboha imisatsi kubera ko ari umuco wawe ndetse n'umuhamagaro Imana iguhamagaye. Birashoboka. Samusoni avuka, uwo muryango we bari baravuze ko batazigera bogosha umwana wabo, ariko nyamara nyuma yaho havutse abandi bana bo imisatsi yabo bakajya babogosha, kubera ko Samusoni hari impamvu kutabogosha kwe byari bifite impamvu. Niyo make wari umuhamagaro we Imana imuhamagaye. Hari igihe rero Imana ikubuza kuboha imisatsi, nyamara bitewe n'umuco wawe cyangwa se bitewe n'uko ariko Imana iguhamagaye, bitewe n'uko Imana ihamagara uko ishaka. None kubera iki uboha uwo mwana wawe? Kubera ko abana batavuga, mubashyiraho imisaraba yabananiye kwikorera, kubera ko mufite ubwibone, mwabuze aho mubushyira, mwakweruye, mwagize ubwibone bw'imisatsi, none murangije mugeretse ku bana banyu, kandi wowe bushyize ku mwana wawe ntabwo wabikora. Kubera iki? Mwihane icyo cyaha cy'ubwibone, mwigereka ku bana imitwaro yabananiye kwikorera. Icya kabiri, niba utakambara ipantaro uri umumama, gute uyambika abakobwa bawe? Niyo mpamvu bananira, mwarangiza ngo basengere. Niba ipantaro nk'umumama utayambara kubw'umuco w'uko Imana yaguhamagaye, bw'umuco w'agakiza kawe Imana yakweretse, bw'umuco w'agakiza uri kunyuramo, ugasanga ipantaro utambara uyambitse umwana wawe, umukobwa, bamwe niyo mpamvu bananira. Mwarangiza mudusengere, abana bacu batunaniye. Ni inzira nk'abatoje, ni inzira nk'abatoje. Icya gatatu, ukajya kubona ukabona umuntu w'umugabo cyangwa umumama ari mu kabari arimo aranywa inzoga ibiyobyamutwe, ugasanga ari kumwe n'umwana mutoya. Umwana wawe ujya kumwereka azakora ari umusinzi. Mbibutse yuko abana ntabwo biga, abana barigana. Mbasubiriremo, ntabwo umwana yiga, ahubwo umwana yiga ibyo abona, kandi ibyo umutoje nibyo akurikiza. Icya kane, nujya mu busambanyi uhetse umwana, urumva azaba iki? Azaba inda y'akabombora? Icya gatanu, nujya kwiba umwana wawe akagutwaza ibyo mwibye, urumva wazaba iki? Azaba ibandi. Gatandatu, niba mujya gupfumaguza mu bapfumu uri kumwe n'umuryango wawe wose, nibyo uzasarura. Mujya bapfumu gupfumaguza, mwabuze Imana isubiza. Imana ko iri hejuru ya byose, Imana warayitakiye, warayisenze, ntiyagusubiza. Kugeza nubwo abantu bicira inzira bakajya mu bigirwamana, kandi hari Imana nzima ivuga anasubiza. Muhindure, kubera ko ikindi mureke kugereka ku bana imitwaro yabananiye kwikorera, kubera ko mufite ubwibone mu mitima yanyu. Matayo 3:2 haravuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Turabwira ngo ni mwihane, bene data, turabwira isi ngo ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ni mwihane, ubwami bw'Imana, Imana ihoraho, buri hafi. Mwanya magambo, isi iri gushira, ni mwihane. Muri gukora ibyaha byinshi mukabihirekera ku bana, kubera ko abana batavuga. Abana bo nyine ibyo byose barabyakira, ariko mureke gukorera imisaraba abana banyu yabananiye kwikorera. Niba ukoze ikintu ufite ubwibone bwacyo, bigaragaze, ihane. Uke guha umwana imisaraba yakunaniye kwikorera.
reka tubagire inama. Niba wifuza kuzajya mu ijuru, byakabaye byiza ubanyeyo n'abawe bose, turavuga umuryango wa bugufi, abaturanyi. Buri wese agize iyi ntego, iyi si yose yahinduka kandi abantu bose bakajya mu ijuru, kuko ni nayo ntego y'Imana, ni uko abantu bose bakizwa bakamenya inzira y'ukuri bakazajya mu ijuru. Erega mumenye ko ijuru tubabwira, ijuru tuvuga, rikeneye abazaribamo. Ntabwo Imana yaremye ijuru ngo ibemo yonyine, ijuru rikeneye abantu bazajya kurituramo bakaribamo. Bibutse kandi neza ko ijuru ni ryiza kuruta iyi si mubona. Ijuru ni ryiza kuruta iyi si mubona. Muriharanire, murikorere, muhinduke, mukorere ijuru. Ijuru ni ryiza, ndabibakundishije, nimukunde ijuru, ijuru ni ryiza. Naho ubundi bizabatangaza mubonye umushumba, mubonye umwigisha, mubonye umuhanuzi, mubonye umuririmbyi, umunyamasengesho, umukristo, umwizera agiye mu ijuru, imiryango ye yose igasigara mu isi bakarimbuka. Muri make baramutse barimbutse, wowe wamenye ukuri waba waramariye iki isi? Iyi si dutuye waba warayimariye iki? Reka tubahe urugero. Muri iyi minsi urabona n'umuntu yirukanka ukamubaza, se ugiye he? Mwene data rwose ntakererewe, ngiye kuvuga ubutumwa, ngiye gusenga. Wajya kuvuga ubutumwa kure, wahereye aho utuye. Banza mu nzu yawe aho uba, ubanze ubigishe, uve mu nzu yajya mu baturanyi, nabo ubabwire Yesu, bamenye ukuri, bajye mu nzu bajye mu ijuru nabo. Nicyo Yesu Kristo yaduhamagariye. Ugomba kubwiriza uhereye mu nzu utuyemo, ukajya mu baturanyi bawe, ukajya kure gatoya, nyuma ukajya kubwira isi yose. Naho ubundi urajya mu ijuru wenyine, urifuza ko imiryango yose irimbuka. Mu yandi magambo, ijuru uharanira wifuza kuriramo wenyine, oya, ntabwo siko byakabaye bigenda. Wakabaye nawe ijuru ushaka kujyamo uryifuriza n'abandi ko nabo barijyamo. Wijya kubwiriza kure, hera mu nzu utuyemo, ujye ku baturanyi bawe, nurangiza wegere hirya gatoya, none ubarangije ujye kubwira isi yose. Mwisubiremo, wowe wamenye ukuri, tangariza abandi, ariko uhereye iwawe, ujye mu baturanyi, ugere na kure. Dusome ijambo ry'Imana yanditse Ibyakozwe 1:8. Ibyakozwe n'intumwa 1:8 haravuga ngo, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera namanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'aho dutuye, i Yudaya mu baturanyi, i Samariya ni ku nkengero, no kugeza ku mpera y'isi. Imana ntabwo ikeneye abayivuga, ikeneye abayihamya. Dusubiremo, Imana ntabwo ikeneye abayivuga, ikeneye abayihamya. Nimuhinduke, nimuhinduke, mwakire ijambo ry'Imana. Amen.